uyu munsi abahanzi bo muri Afrika bambuka inyanja bakajya ku yindi migabane batagiye kubataramira gusa, ahubwo bagiye gufata ibihembo y'uko indirimbo zabo zakunzwe kuruta iz'abandi ku rwego rw'isi. Ntagiye umuziki wa Afrika wamamaye nk'uko biri kuba uyu munsi. Abahanzi bakomeye ku rwego rw'isi, baba abanyamerika, abanya-Espagne ndetse n'abongereza, hafi ya bose bafitanye indirimbo bahuriyemo n'abahanzi bo muri Afrika, icyitwa collaboration. Bamwe mu bakunda umuziki cyane cyane wo muri Afrika bakunze kugaragara kuri Google bibaza ibibazo bigiye bitandukanye ku iterambere riteye ubwoba ry'uyu muziki. Today you have heard some Afrobeats. The genre exported from Africa is now burning up the charts, but some of the songs now popular came out months or even ayahe mabanga yihishe inyuma y'umuziki wo muri Afrika cyane cyane ayo mu gihugu cya Nigeria. Ese waruziko bamwe mu bahanzi dukunda twirirwa twumva ndetse tunabyina indirimbo zabo bagurishije roho zabo kuri Satani kugira ngo bahinduke ibyamamare? Ngiyi impamvu ugiye gutungurwa bikomeye no kumva amazina yabo, yewe na wa wundi ufana ari kuri uru rutonde. Mu gusobanukirwa ibi byose, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ujye ukomeza gutungurwa no gusobanukirwa byinshi bisa nk'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Umwe mu bahanzi bakunzwe cyane ku rwego rw'isi ndetse unafitanye indirimbo n'abahanzi bakomeye barimo Chris Brown ndetse na Tory Lanez. Ngiyi impamvu bamwe mu bakunzi be bamaze kwemeza neza yuko Rema yinjiye muri Illuminati. Fans notice Rema flashing the infamous Illuminati sign in his music video. Rimwe Rema yagaragaye mu mashusho y'indirimbo ye yerekana ikimenyetso cya Illuminati. Ese waruziko hari igihe Rema yaragiye gutaramira abanya-Ethiopia maze bigahagarikwa? Hari muri Nzeri mu mwaka wa 2023. Iyi konseri yahagaritswe kubera ko Rema yari amaze iminsi agaragaye mu mashusho y'indirimbo ye yambaye umukufi uriho urusengero rucuritse rwafashwe n'inkongi y'umuriro. Gusa ntabwo bwari ubwa mbere Rema agaragaje amashusho y'urusengero ruri gushya, kubera ko mu mwaka wa 2022 yasohoye album ifite ifoto y'urusengero ruri gushya nka cover photo ya album. Rema yanakoze igitaramo muri O2 Arena iherereye mu Bwongereza mu mujyi wa London. Igitaramo cyaje kuba kivugisha abantu benshi cyane. Uhereye igihe yazamukiye kuri stage, buri kimwe cyari kidasanzwe kandi giteye ubwoba. The beginning of a Rema concert up until this one, because it's scary, okay? Benson, umwe mu bahanzi bazamutse vuba kuva yakwinjira mu muziki ndetse bakigarura imitima ya benshi cyane cyane nyuma yo gukora indirimbo yitwa Finesse. Gusa icyatumye amenyekana ntago ari ubutumwa buba buri mu ndirimbo ze busa nk'amayobera. Bishobora kuba bigiye kugutungura yuko uyu nawe yamaze kuba yakwinjira mu muryango wa Illuminati. Reka tuvuge ku mashusho y'indirimbo ye yitwa Outside. Itangira yicaye mu gatebe k'abamugaye mbere y'uko agaragara mu ishyamba runaka ryuzuyemo ibiremwa bifite amahembe bisa neza nk'abadayimoni. Ibyo nubwo kuri bamwe ntacyo bivuze, ariko nyuma yaho agaragara ahasa nko mu mwobo azengurutswe na bya biremwa bimeze nk'abadayimoni. Nimba utekereza ko ibyo ngibyo ari amashusho asanzwe y'indirimbo, uribeshya cyane. Ese waruziko Benson ubwe yitangarije ko yakwemera akishyura buri kimwe kugira ngo umuziki we ukomeze gutera imbere. Ibyo kandi bishatse kuvuga yuko yakwemera agatanga roho ye kuri Satani kugira ngo umuziki we ujye ukomeza wamamare ku mihanda yo muri Nigeria ndetse no muri Afrika muri rusange. Tukiri kuvuga ku kwamamara k'umuziki, abenshi tuzi witwa Don Jazzy. Uyu ni umwe mu bahanzi bo muri Nigeria bamamaye cyane, abandi bakoresha imvugo ngo yaragafashe. Ndetse uyu munsi ni nawe ufite label ya mbere mu gihugu cya Nigeria. Byagenda bite ibi byose Don Jazzy yagezeho ndetse no kuzamuka k'umuziki we ari ukubera amasezerano yagiranye na Sekibi? Ibyo gukorana na Satani byo ubyumvishe neza cyane. Kuva igihe yari muri Muri kugeza na n'uyu munsi, byaravuzwe cyane ko iki gihangange mu muziki wa Nigeria cyaba cyaragiranye amasezerano na Sekibi kugira ngo agere kuri ubu bwamamare. Cyane cyane ibi byemejwe igihe yakoranaga na Kanye West, noneho bishimangirwa igihe Marvin Record yasohoraga indirimbo yitwa Dorobuchi.
iki gihe noneho n'utarabyemeraga yarabyiyemeje ubwe kubera uburyo muri iyi ndirimbo amara igihe kinini avuga ngo doro. Iri jambo Don Jazzy yarikoresheje ashaka gusobanura powerful and bloody, tugenekereje mu kinyarwanda ni imbaraga ndetse n'amaraso. Ni akajambo gato gasobanuye ikintu kinini kandi giteye ubwoba. Ngiyi impamvu abenshi bavuga ndetse bakanemeza ko roho ya Don Jazzy yigaruriwe na Satani. Tukiri aho reka tuvuge ku mwamikazi wa Afrobeat. Uyu nta wundi ni Tiwa Savage. Uyu muhanzikazi mu mwaka wa 2016 yasinye muri Rock Nation ya Jay-Z. Muri iki gihe kandi ni nabwo yaragiye gutaramira abafana mu gitaramo cyiswe One Africa Music Fest, maze ku rubyiniriro hakaba ibidasanzwe. Dore ibyo Tiwa Savage yakoze: yazamuye ibiganza bye byombi hejuru maze akora ikimenyetso cya piramide imbere y'abafana, neza neza ya piramide isobanura cyangwa igaragaza illuminati. Ibi byabaye nyuma y'ukwezi kumwe amaze kugirana amasezerano na Jay-Z. Iki gihe isi yose yarabyiboneye yuko Tiwa Savage yatangiye gukorana na Sekibi. Uyu yitwa Asake, ni umwe mu bahanzi bakora indirimbo zigakundwa cyane cyane mu mihanda ya Nigeria. Uyu nawe byatangiye kugaragara ko akorana na Sekibi, cyane cyane iyo witegereje indirimbo ye yitwa Yoga. Ayo majwi atangiriye indirimbo urayumvishe neza neza ameze nk'amajwi yifashishwa mu gutangaza inama cyangwa guhura kw'abantu runaka ariko bikorwa mu ibanga. Amashusho y'iyi ndirimbo atangira nk'ay'izindi zose, ariko ikidasanzwe ni ukuntu Asake agaragara azunguza umutwe mu buryo budasanzwe nk'uwahanzweho n'abadayimoni. Muri iyi ndirimbo aba yambaye imyambaro y'umweru guhera ku mutwe kugeza ku mano, bigatuma benshi bemeza neza yuko hari ikintu yashakaga kugaragaza kandi kidasanzwe muri iyi ndirimbo, ndetse benshi banatangiye kwibaza nimba koko uyu muhanzi yaba yarasinye amasezerano muri Illuminati. Mu 2020 nibwo indirimbo yitwa Bad Influence yagiye hanze. Ni indirimbo ya Omar. Uyu ni umwe mu bahanzi bazamutse vuba mu buryo busa nk'ubudasobanutse. Muri iyi ndirimbo ye yitwa Bad Influence yasaga nk'uri gutanga ubutumwa ku bakunzi be ariko ntibabyitayeho. Umva neza aya magambo: Holy Lord, save my soul from the fire. Mwami wera, tabara ubugingo bwanjye ubuvane mu muriro. Ibi ntago ari ibintu Omar yapfuye kuririmba gutyo gusa. Nyuma yaho yabonye ko mutabyitayeho maze arongera abacira amarenga mu ndirimbo yitwa Soso. Mu mashusho y'indirimbo agaragara yaciye bugufi imbere y'ikiremwa cyambaye mask cyitwa Soso, ari kugisaba ngo kimuvane mu buribwe. Muri iyi ndirimbo ntago birangirira kuko anasaba cyakiremwa ubufasha ngo kuko yarenze amategeko. Ibi kumvikanisha neza yuko amategeko yarenze ari ukugirana amasezerano ndetse no gukorana na Satani. Nago ibi byarangiriye aho. Omar ubwo yarivugiye ati kuva natangira gukorera amafaranga sinyibuka gusenga cyangwa ibindi bikorwa byose bigendanye n'iyobokamana. As soon as I made money, I just switched. I don't know. I just don't enjoy it really. Ayo ni amagambo ya Omar. None se uratekereza ko guhagarika gusenga kwa Omar byatewe n'amafaranga cyangwa yabihatirijwe na Satani bagiranye amasezerano? Kimwe n'umuhanzi witwa Olamide, uyu ni umwami w'imihanda yo muri Nigeria, nawe yamaze kuba yatanga roho ye kugira ngo ahinduke icyamamare, ndetse ibi byatanze umusaruro kuko uyu munsi afite rebo ye yitwa YBN. Ibi byose bisa nk'ibyatangiye mu mwaka wa 2015 ubwo yakoraga indirimbo yitwa Alien Mayweather. Muri iyi ndirimbo amara umwanya munini ari kuvuga ibisa nk'ibyerekeza ku ijambo hell, ikuzimu. Mu gusoza iyi ndirimbo umva uburyo ubwe yivugiye. Mu gukomeza byemeza abantu neza yuko yari yinjiye muri Illuminati, mu mashusho y'indirimbo huzuyemo amafoto atandukanye yerekeza kuri Illuminati. Imwe muri yo harimo nk'agahanga k'umudayimoni. Indi nayo iza mu gihe eno ndirimbo ibiri gusoza yerekana ijisho riri kureba riri muri piramide hagati. Iki ni ikimenyetso rusanzwe cya Illuminati. Ntabwo byarangiriye aho kuko ifoto isoza ino ndirimbo ni amagufa y'agahanga k'umuntu ikizwe nka scar. Iki gihe Olamide yari ari gutangariza isi yuko yasinye amasezerano muri Illuminati. Nyuma y'umwaka umwe gusa mu mwaka wa 2016 Olamide yasohoye indirimbo yitwa Letter to Mary.
aha ntihasobanura neza uburyo yamaze kuba yagurisha roho ye kugira ngo ahinduke icyamamare. Ibi ni ubwe wabyiririmbiye. Olamide yanakoze indirimbo yitwa Logo Benz avuga uburyo yakora buri kimwe kugira ngo yinjize amafaranga. Kubera iki nakwinjiza amafaranga nabize ibyuya kandi hari uburyo nshobora kuyinjiza mu buryo bworoshye ndetse nkaninjiza menshi cyane. Uyu we yitwa Davido, ni umwe mu bahanzi bahagaze neza mu gihugu cya Nigeria, ndetse twavuga ko yanagafashe kaba agafaranga ndetse n'ako kwamamara. Gusa hari abemeza neza yuko Davido ibi byose abihabwa n'ikimenyetso cya piramide kifitemo ijisho riri kureba, illuminati, cyane yuko bamwe mu bantu ba hafi ye bitabagendekera neza na gato. Ndabisobanura neza mere mu mwaka wa 2017 bamwe mu bari inshuti ze aribo Chaimi ndetse na DJ Oro bapfiriye mu modoka. Ntabwo byari impanuka, ahubwo basanzwe bapfiriye mu modoka yari iparitse muri parking. Nta hantu bari bigeze bajya, icyagaragaye nuko bapfuye amaraso ari kubava mu mazuru ndetse no mu kanwa. Ntabwo ari bo bonyine, ahubwo n'umwana wa Davido yabigendeyemo. Kuba Davido akorana na Satani ntabwo nongera kubivugaho, ahubwo ikibazo ni ese Davido yagurishije roho ye kugira ngo yamamare nk'abandi, cyangwa we yamaze kuba yagurisha inshuti ze ndetse n'abamuba hafi kugira ngo akomeze kwamamara? Yatangiye umuziki aba hafi y'abahanzi baba muri illuminati, biza kurangira mu mwaka wa 2012 hagaragaye ifoto ye yerekana ikimenyetso cya illuminati, na wundi ni Wizkid. Ubwo abandi borora ipusi cyangwa imbwa nk'inyamaswa bakunda cyane, mu mwaka wa 2018 Wizkid nawe yari atunze ihene mu cyimbo cyizo zose. Ibi ntabwo bisanzwe ku muntu w'icyamamare kumva ko inyamaswa akunda kuruta izindi zose ari ihene. Kuba bizi neza, ishusho igaragaza illuminati ni ikiremwa cyicaye kigaragara nk'ikigore cyazamuye ukuboko ku kiganza cyakoze ikimenyetso cya peace. Ni ikiremwa gifite umutwe w'ihene ariko nanone ufite amahembe arenga 2. Wizkid iki gihe ntacyo atarakoze ngo abereke yuko ameranye neza na Satani. Ibibera mu muziki wo muri Nigeria byo ni ibindi bindi. Uyu we yitwa Coco Master, mu ndirimbo yise Oliver Twist, mu mashusho yayo dore ibirimo. Muri aya mashusho yari yambaye umukufi uriho Yesu Kristo yambaye ikamba ry'amahwa. Ni amashusho yakurikiwe na Mariya abenshi bita Bikira Mariya ari kumwenyura. Ibi byitwa agasuzuguro gakomeye imbere y'Imana, mu yandi magambo ni nk'agashinyaguro, nimba hari ababyumva biboroheye gutyo. Ibi ni ibibera mu muziki wo muri Nigeria. Ukurikije uko wumvishe kino kiganiro se, mu Rwanda ntago birahagera? Biramutse bihari se, nuhe muhanzi byabikekwa ko nawe akorana na illuminati? Dusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ujye ukomeza gutungurwa unasobanukirwe byinshi bizengurutse kuri uyu mubumbe dutuye. Ndi Christian. Naho ubutaha.